wigeze wibaza uko umuntu yatangira korora ingurube imwe gusa ariko mu gihe cy'umwaka umwe agashobora kuba afite ingurube 80? Ese ni inzozi cyangwa ni gahunda, imibare n'uburyo bwo kubyaza umusaruro igihe? Uyu munsi tugiye kubisobanura mu buryo bworoshye dukoresheje gahunda y'ukuri ikoreshwa n'aborozi benshi. Niba uri umutangizi cyangwa ushaka kwagura ubworozi bwawe, iyi video ishobora kugufasha guhindura ubuzima. Igice cya mbere: kumenya igikorwa. Ubworozi bw'ingurube ntibubaho ku bw'amahirwe, bubaho ku bintu bitatu: ikiraro kimeze neza, ibiryo bihagije, ubuzima bwiza n'isuku. Reka duhere ku mibare y'ingenzi. Ingore itwara iminsi 114, ni ukuvuga amezi 3, ibyumweru 3 n'iminsi 3. Nyuma yaho ikabyara ibibwana hagati y'8 na 12. Kandi mu mwaka umwe ingore ishobora kubyara inshuro 2 bitewe nuko wayitayeho. Igice cya kabiri: urufunguzo rwo kuzamuka. Ni uruhe rufunguzo rushobora kugufasha kuva ku ngurube imwe ukagera ku ngurube 80 mu gihe kitarenze umwaka? Urufunguzo ni: ntugomba kugurisha ibibwana byose, ugomba kugira ibyo ugumana, cyane cyane iby'ingore, kugira ngo bikure bihinduke imashini zo kubyara, ibyo bita pipeline. Ingurube zibyara urazitoranya ugakuramo ingore nziza, zigakura nazo zikabyara, gutyo gutyo. Ukwezi kwa mbere: gutangira neza. None reka dutangire plan y'umwaka. Dufate ko utangiye ufite ingore imwe imeze neza ihaka. Ukwezi kwa mbere ushaka ingore ihaka ibura icyumweru cyangwa ibyumweru 2 ngo ibyare. Ukwezi kwa mbere ingore irabyara. Dufate ko ibyaye ibibwana 10. Intego ntabwo ari ukubona ibibwana 10 gusa. Intego ni ukubungabunga ibibwana 9 cyangwa 10 bikazakura nta na kimwe gipfuyemo, kuko survival rate ni profit. Gutegura ukwezi kwa kabiri, kubyaza ndetse no gutegura batch ya kabiri. Nyuma y'ibyumweru 4 kugera kuri 6 utandukanya ibibwana na nyina. Icyo gihe ingore ihita yongera igaterwa intanga. Ibi bituma ubona batch ya kabiri mu gihe cyihuse. Guhitamo ingore zo kugumana, aha niho benshi bacikirwa. Hari abagurisha ibibwana byose bakongera gusubira inyuma. Ariko niba ushaka kugera ku ngurube 80 mu gihe cy'umwaka, ugomba kugumana ingore byibuze 5 muri batch ya mbere. Hitamo izifite ubuzima bwiza, zikura vuba kandi zidafite ubumuga. Batch ya kabiri: ukwezi kwa 8 ingore yawe yongeye kubyara. Dufite noneho ibyaye ibibwana 10 nanone. Ubu ufite ibibwana 20 mu gihe cy'umwaka, kandi wongeyeho na ya ngore watangiranye. Mu kwezi kwa 8 ingore yawe ya mbere irongerwa igaterwa intanga, kandi na bya byana byayo watoranyijemo 5 kuri batch ya mbere nabyo biba byakuze bigomba guterwa intanga. Nyuma y'amezi 4
ya ngore ya mbere irongera ikabyara ibyana 10, kandi na bya byana 5 nabyo bikongera bikabyara ibyana 10 buri imwe. Ubwo batch ya gatatu izavuka mu kwezi kwa 12. Nyina izaba imaze kubyara ibyana 30, uteranyijeho 50 bizava muri bya byana byayo 5 byo muri batch ya mbere. Ubwo uhita ugira ingurube 80 uteranyijeho na nyina. Muri rusange ukaba ufite ingurube hafi 80 mu mezi 12. Amakosa akomeye ugomba kwirinda ashobora gutuma utagera kuri iyi ntego. Niba ushaka kuva ku ngore imwe ukagera ku ngurube 80, hari amakosa 3 ugomba kwirinda. Ikosa rya mbere, kugabura nabi. Iyo ibiryo bidahagije, ingore ntiyongera guterwa intanga vuba. Ikosa rya kabiri, kwirengagiza indwara n'isuku. Indwara zica ubukungu. Ibibwana bipfira mu minsi ya mbere cyangwa bikarwara bikagwingira. Ikosa rya gatatu, kudafata records. Kudafata records ntumenye igihe watereye intanga, igihe izabyarira, nuko wacunga batch yawe neza. Uko ugomba kugabanya impfu z'ibibwana. Iyo ibibwana bipfuye ni nkuko uba utwite amafaranga. Uburyo bwo kubirinda: gutuma ibibwana binywa amabwabwa ya mbere vuba, colostrum, kubishyira ahashyushye cyane cyane nijoro no mu gihe cy'imvura, kubigaburira neza buhoro buhoro, creep feed, kwirinda ubucucike mu biraro by'ibibwana. Uko wava ku ngurube imwe ukagera ku ngurube 80 si amahirwe, ni gahunda, ni imibare, ni discipline. Tangirana n'ingore nziza, yiteho ibiryo, amazi, isuku, ubuvuzi. Ibyo byose bizagufasha kugera ku musaruro mwiza. Bika ingore zimwe mu bibwana, kandi niba ushaka kwiyubaka vuba ongeramo izindi ngurube ziteguye guterwa intanga.